The International Music Festival ATHF first edition is here at Canal Olympia Rebero from 12 and 13 August 2022. From 7 p.m. till dawn. Do not dare miss out because the time is now. Island boys, we the carry boys. She ain't get money, my kind money. Oluwa loni ganja, Imi loni bola, Bado loni vibe, Fela loni shrine. I just want flex. Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye Iwacu Breeze, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Reza mirika amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda, aherereye umusore w'umunyarwanda. Amazina yitwa Iwacu Breeze, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Breeze yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melody. Kuri uyu munsi arashinjwa na bamwe mu artiste bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri ba promoters ndetse n'itangazamakuru kuba ari artiste wavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda agatangira kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga, ariko nibize kumubera successful, dore ko bamwe muri ba promoters ndetse n'itangazamakuru bavuga ko uyu artiste ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibikorwa yaramaze gukora, yaba nk'indirimbo yitwa Samoya, Ikinyafu, Bado, Katapira, Katerina, bumvaga ko ari umuhanzi ugiye kuzamura idarapo ry'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ariko nanone bakagaruka bemeza 100% ko ibi bitabaye successful. Ariko nanone ahangaha uribaza, umuhanzi Davis ni umwe mu artiste bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, yakoze indirimbo zigiye zikomakomeye yaba nka Micro, Dede ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ziratwika kandi zikora ibitangaza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ziba zimwe mu ndirimbo uyu artiste yakoze zigakundwa kurenza izindi. Davis kuri uyu munsi noneho nawe yagannye muri wa mujyo Bruce Melody arimo wo kwamaza ibikorwa bye ku ruhando mpuzamahanga. Niba baramaze kubona ko isoko ryo mu Rwanda ari isoko, ubwo ndavuga mu rwego rw'umuziki, ni isoko akenshi na kenshi indirimbo bita ibishego arizo ndirimbo zikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'iyo urebye indirimbo Igare, ukareba indirimbo Katapira, ukareba indirimbo Samoya, ukareba indirimbo Inana, ni indirimbo zakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Ariko wajya kureba nk'indirimbo Bruce Melody yagiye asohora zifite message, reba indirimbo Mahwi, ni indirimbo bidashoboka ko yapfa kuzuza miliyoni views, ariko iyo umvishe indirimbo wumva ari indirimbo ifite message ku rwego rugaragara. Reba indirimbo Umugozi Bruce Melody yakoranye na Dani Vumbi, ni indirimbo ifite message yumvikana. Ariko nujya kureba nk'indirimbo Katapira, uraza gusanga ari indirimbo imaze kugera muri miliyoni hafi 3 views ku rubuga rwa YouTube. Wajya kureba indirimbo zose Mico The Best yagiye asohora zifite message, ugafata n'izo yagiye asohora yaba Igare ndetse n'izindi gize zitandukanye ari gusohora kuri uyu munsi, Umunamba, indirimbo Mico The Best yagiye asohora ugasanga ni indirimbo za trendinze cyane ugereranyije na za ndirimbo yagiye akora mbere. Kuri uyu munsi dufite artiste nka King James, yagiye afata indirimbo 17 akora platform ushobora kwishyura amafaranga inoti ya 5 mu rwego rwo gushyigikira umuhanzi w'umunyarwanda. Ukareba izi ndirimbo na wa muhanzi wakoze bya bihangano nawe akagira inyungu yungukamo. Icyo gihe ibintu byaraferinze kuko kuri uyu munsi uwitwa King James afite indirimbo yitwa Uyu Mutima yashyize kuri YouTube, ndetse na za ndirimbo zose yari yashyize kuri Zana Talent nka platform yagifasha abahanzi nyarwanda kubona amafaranga, ayigarura kuri YouTube. Bruce Melody rero gufata inzira akayitangira urugendo rwo kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga, yari akeneye izina noneho rya zina rizatuma n'abahanzi bo muri bihugu duturanye yaba Tanzania, Congo, Uganda ndetse by'umwihariko ibihugu byose byo muri Afurika, hari abahanzi bazajya bava mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika bakaza kureba umuhanzi w'umunyarwanda ngo bakorane indirimbo. Kuri uyu munsi iyo umuhanzi w'umunyarwanda yakoranye indirimbo n'umuhanzi mpuzamahanga, kiba ari igitangaza, kiba ari ikintu kidasanzwe.
ikintu Bruce Melody ashaka kuri uyu munsi ni uko noneho wa muhanzi b'abantu batuye muri bya bihugu byo hanze y'u Rwanda, yaba nka Congo cyangwa se Uganda cyangwa se Tanzania ndetse na za South Africa, umuhanzi azagira igihe akajya aturuka muri South Africa yaba ari kumwe n'umuhanzi w'umunyarwanda muri South Africa, bakabifata nk'ikintu cy'igitangaza. Aka kanya kuba umuhanzi nka Bushari yarahuye na Khaligraphy Jones bakaganira, ni ikintu aka kanya wafata ugashimira umuhanzi Bruce Melody, kuko kugira ngo Khaligraphy Jones agere hano mu gihugu cy'u Rwanda, navuga ko Bruce Melody yari yakoze ibi bintu. Mu Rwanda tumenya bwa mbere Khaligraphy Jones twamumenyeye muri Congo Studio ubwo yakoranaga indirimbo zigiye zitandukanye na Bruce Melody, ndetse baza no gukorana indirimbo sawa sawa, indirimbo yakunzwe ku rwego ruhagije, dore ko kuri uyu munsi imaze kurebwa n'abagera kuri 2,207,000 ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo yaturendinze cyane muri Kenya ndetse na hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ndirimbo yarakunzwe bigera naho mu gitaramo nakita Chop Life cyari cyo gushimisha cyangwa se gutanga happiness ku bantu bari bitabiriye inama ya Cugamo ndetse no ku banyarwanda muri rusange, haje gutumirwamo Khaligraphy Jones aza guhuza n'umuhanzi Bushari, ndetse kuri uyu munsi bakaba bafitanye indirimbo bitegura gushyira hanze. Ni ikintu cyiza, ni umuziki w'u Rwanda uri kwaguka. Bruce Melody inshuro nyinshi ba promoters bano mu gihugu cy'u Rwanda bakunda kumuca intege bamwereka ko cya kintu ari gukora nta gaciro kiri kugira cyangwa se ngo gitange umusaruro, ariko none wazajya kureba ugasanga bya bikorwa yakoze tubyita imikino, hari ikintu biri kubyara. Bruce Melody ubwo yakoraga indirimbo Abu Dhabi hari hatambutse igihe uwitwa Super Manager ndetse nafata ku mavuta barihaye Bruce Melody ngo akora indirimbo z'inyarwanda gusa, ngakora ibishego ngo nta rwego azageraho, ngo nta cyongereza azi. None afata ibya bindi byose bashyushyaga kuri social media bimwe biri kuzenguruka muri showbiz z'inyarwanda bavuga ngo Bruce Melody nta cyongereza azi, noneho akora indirimbo igaragaza ko ijana ku ijana ko nta cyongereza azi. Iyi ndirimbo kuri uyu munsi imaze kurebwa n'abagera kuri 3 miliyoni yitwa Abu Dhabi. Ni ukuvuga ngo yafashe bya bindi twafataga nk'ubusazi tuvuga yuko ari imikino ngo nta cyongereza ziwe, noneho ahubwo abibyaza umusaruro. Kuri uyu munsi yerekeje muri Kenya akora media tuzenguruka kuri buri gitangazamakuru cyose, n'ubundi noneho ahasohoka yankuru ivuga ngo Bruce Melody nta cyongereza azi, nyamara kuri ibyo bitangazamakuru byose yaciyeho yagendaga avuga icyongereza. Ubu aka kanya ntabwo byagutungura nanone Bruce Melody asohoye indi ndirimbo nanone igaragaza 100% ko nta cyongereza azi. Yakoze indirimbo Total Crazy, akora indirimbo Nyora. Izo ngizo ziba indirimbo zizamamaza izina Bruce Melody ku ruhando mpuzamahanga. Kuri uyu munsi afite indirimbo Akinyuma, indirimbo yise Akinyuma agiye gukira hanze, noneho ukabona ko none hagarutse muri wa mujyo gukora bya bindi abanyarwanda bakunda. Ubwe ku giti cye akongera akagaruka akakubwira ngo mfite alubumu y'indirimbo 80 zigomba kuvamo indirimbo 12 z'icyongereza. Ni ukuvuga ngo bya bindi yakoze byo kwambaza ibihangano byo ku ruhando mpuzamahanga yasanze bifite amafaranga menshi ugereranyije no yabonaga ari gusohora indirimbo zizumvwa hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa. Aka kanya nkubwiye nk'indirimbo Nyura ibintu imaze gukorera Bruce Melody, wowe ku giti cyawe ntabwo wabyiyumvisha. Urebye ibyo indirimbo yitwa Sawa Sawa ibyo yakoreye Bruce Melody yaba muri Kenya ndetse no muri East Africa muri rusange, aricyo kitagoye Bruce Melody kuba yasaba korabo abahanzi bagiye batandukanye, yaba Inosby, yaba Harmonize ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ibi rero mbona n'abandi ba artiste bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bagakwiye kubigenderaho, nabo bagahaguruka bagakora indirimbo zizamamaza umuziki w'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Niba umuhanzi nka Ruga yifata agakora indirimbo zigera kuri 12 ari ubwa mbere ashyize igihangano hanze kuva yari umuhanzi, hakavamo indirimbo 3 zigatrendinga kandi ari indirimbo z'ururimi n'ubundi rwa rurimi rukunzwe cyane ku isi, Icyongereza. Why not noneho abahanzi b'abanyarwanda nabo tabikora gutyo, unibuze bajye banyuzamo umunsi umwe bakore ya ndirimbo izumvwa mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ariko bongere n'ubundi nanone bakore indirimbo zizamamaza umuziki w'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga nk'uko Bruce Melody, Meddy na The Ben bagiye babikora, utirengagije artiste nka Yvan Buravan n'umwe mu bakomeje kwamamaza ibihangano by'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, nubwo nta korabo zikomeye uyu artiste yagiye akora. Rezamin ndagushimiye, ngende Olivier Fernandez. Bruce Melody afite indirimbo yise Akinyuma ifite video nziza yakozwe na director God ndetse ikaba irimo n'umukobwa w'icyamamare social media influencer hano mu gihugu cy'u Rwanda Shadibu. Rezamin kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melody Media. Rezamin, see you, love you guys. Good day in my mind, safe to take a step out.
get some air now. Let your edge out. Too soon iceberg, you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now. Got me bummed out. You so